ukomeza gukoresha ijambo kubeshya turafunga kamera turekeraho nidushake tuyifunge. nje ntabwo mbeshya sinjya mbeshya n'ubusanzwe mu buzima. Uri guhengamira ku ruhande rw'idini nako ndi guhengamira ku kuri ukuramo amafaranga ureke kurikoresha kuko mva gukuramo uraba ko ari ngiye ugenda nkayabakuramo so kukoza ururimi mu mufuka kwigisha mureke konverke yitanga ururimi mu mufuka mwizina rya Yesu kubabwira amagambo yo kubareshya naga kubareshya mu kubumvisha igikorwa kigenderewe icyari ibyo nibyo bita gukoza ururimi mu mufuka. Bigaragara ko muri iyi minsi ibyo Yesu yabujije amadini gukora amadini arimo kubikora aho ahita wibaza uti ni ibiki ubundi reka nkubaze ariko umenye neza ko mu gutumira abasatuzi mu nsengero nicyo kijambo uzanye ucyo ni kizana ibindi nanone nibi nariko bihari oya tuvuga ijambo kugura mu rusengero aho ushaka gurishirizamo ntabwo oya iva ngo ijambo kugura abasatuzi uyo nindi content nanone iyo utumiye umusatuzi usatura ikizi datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nkuko mubibona rero ahangaha twagarutse muri studio za Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo, tukaba rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana witwa Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valence alias Ziraziritse. Ndagusuhuje rero, amakuru yawe? Ndakwikirije, amakuru yanjye ni meza, ndashima Yesu Kristo Umwana w'Imana. Mu mubiri no mu mwuka umeze neza? Mu mubiri ntago hameze neza ariko mu mwuka ni hazima, ariko byose bifatanyiriza mwe kutuzanira ibyiza. Iryo jambo wari ugiye kuryibagirwa rya Bibiliya? Ntago naryibagiye. Kandi uzi ko Bibiliya ari sobusha wawe mukuru? Aho ndabyemeye. Haba n'uvuga ngo ni badatabuja bo, oya Bibiliya nzabyemera. Iyo no Bibiliya yiyampaka. Harimo amategeko y'umuhanda ngo ariko ngo unyuramo ujya mu ijuru. Bibiliya sirimo amategeko y'umuhanda. Uyu muhanda ngo ujya mu ijuru. Ariko ntacyo. Amategeko ngo yuzuye. Iyo terimo uyikoresheje nayemera kuko harimo uburyo bwose bwakugezayo. Ahari icyapa, aho wagera ukaruhuka, ahakuza kudepasa, ahabikwemerera, Bibiliya irabifite byose. Ahakubwira kwihuta, ahabwira kugenda boro irabifite. Ahakubwira mbese nayifite arya biri mu byiciro. Ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza n'ibindi biburira byose birimo muri Bibiliya. Reka twikomereza no gurari bikubwiyeho umva atakaye wari ugiye kuyihakana ku mugaragaro. Bibiliya ari imbeshejeho. Okay, byiza cyane. Reka rero twebwe dukomeze noneho duhita tuganira twinjira mu kiganiro. Bigaragara ko muri iyi minsi ibyo Yesu yabujije amadini gukora amadini arimo kubikora. Aho ahita wibaza uti ni ibiki? Ndashaka kuvuga ko Yesu yabujije abanyamadini gucururiza mu nsengero zabo, ariko uyu munsi basigaye babikora cyane uko bishakiye, cyane cyane mu nsengero za ADEPR, uko niho nkunda kubibona. Aha rero mbere ko twinjiramo reka ngusabe wowe nk'umuntu w'umuvugabutumwa umurongo w'ukuntu Yesu yajaga kubita abantu barimo gucururiza mu rusengero. Njyewe ntabwo natamenya aho uri, ariko wowe nk'umuntu w'umuvugabutumwa ubibamo buri munsi ndumva uwo murongo uza ahantu wanditse. Mbese wowe ugira ngo ngugushakire kuko niwo wakawusomye, wowe ufite ibyo ngibyo ubona nk'ibibazo cyangwa ibidakwiriye, ariko ubwo kugira ngo ngugushakire wowe bagiye aho uri ndabigukorera. Njyewe unshakire kuko sindi umuvugabutumwa, ni ngenda bamusomye. Wabaye wese waba umuvugabutumwa bikunaniza iki? Nanabivuga no mu mutwe ariko ndagira ngo nabivuga nabi. Itagombera amashuri, hinagomba amafaranga. Oya, ifashisha Bibiliya kubera ko abantu badukurikiye benshi ni abakristo, tugira ngo tuganire nabo. Ubwo rero mashaka ko tuvuga ibintu n'ibyo tuvuga ni bireba abakristo. Voilà, barabizi ko hano tuvuga ibintu birebana n'iyobokamana. Uwo murongo se ngo wanditse hagana he? Wanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu kuganitswe na Yohana ibice 2. Uriya wowe Manuel niwe usomye uyu murongo urahera ku murongo wa 13. Ngaho aravuga ngo ume mwisomere akira soma 13 uburageza 16. Reba 13 kugeza 16. Ngaho soma. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama ndetse n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Kutavuga ngo amena se. Ukomeza ndabivuga. Bavunja ifeza amena ntabwo byagendana. Okay. Nta meni ijyaho. Hanyuma rero ku murongo wa 15 bakavuga ngo abohekanya. Anga baranditse ngo ni ababohekanya, ariko ni abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana
n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma. Ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. naho rikiraho ntacyo. Aha rero reka ngusubize Bibiliya yawe, kuko Bibiliya yawe Bibiliya yanjye niyo umuvugabutumwa, ntabwo ari umuntu w'umwigishwa ngo nkanjye. Aha rero uri kumva ko Yesu ngo ubundi hari Bibiliya yindi nigeze gusoma aravuga ngo yagize ngo yafashwe ngo n'ifuhe ngo rikomeye cyane, abonye bari gucururiza mu nzu yitira izina ry'Imana, araza ngo arabakubita, arabasohora, arabajyana. Aha rero ngisomera ijambo nahise ntekereza kuntu mu nsengero basigaye bacururizamo, bakazanamo intama, bakazanamo inka. Ubwo nivuga intama uraza kuvuga ko batajya bazizanamo n'inka, ntazo nabonye, ariko bazanamo ngo intama z'amafaranga. Umuvugabutumwa nigeze kumva avuga ngo intama z'amafaranga, umuvugabutumwa nigeze kumva avuga ngo ntutinye no kuzana inka cyangwa intama ngo kubera ko muri kino giturisho inka yajyamo, ariko ubwo uraza kukitiranya ngo n'intama yajyamo. wowe mbwira ibyo wabonye bagurishirizamo, niba n'inka warayibonye bagurisha bimbwire, n'intama warayibonye bimbwire. Aha rero nabonye bagurishirizamo amatelefone, ikindi bagurishirizamo za televiziyo, ibitenge, imyaka, amavoka n'ibishyimbo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. byavuye he? N'abantu bari babizanye babikuye iwabo. Babizaniye iki? Bari babizanye kubigurisha. No, urabeshya. oya Manuel, bari babizanye kubigurisha. ujye wibuka ko ibi tuganira njye nawe hirya ya kamera hari abantu baturusha ibi turi kuvuga, baturusha kubimenya. Hari abantu bize iyo teoloji bavuga, abo bazaza ku cyumba cy'ibitekerezo rero wijya kuvuga ngo bari ibyo bintu wabonye bagurisha bari babikuye iwabo mu ngo zabo, babizi bafitiye gahunda, babizanye baje kubitanga kubera ko umuvugabutumwa yarababwiye ngo nimurebe ikintu mushobora kuzana ngo mutange, kubera ko bari bakeneye amafaranga. Ntabwo babizanye baje kwitanga kuko ntibavuye iwabo bazi biri buvugwe. Banza wemera icyo ngicyo. Batunguwe n'ikibereye aho. Ubwo natangiye kugusubiza kandi kuko sinongera guca hirya no hino, ndahita njya ku cyo uvuze. Guca hirya n'ibindi nabonye utinda kubyumva. Ikintu ijambo rya mbere nguhakaniye cyangwa nguhakanije ko nta toro na rimwe meme na DPR wavuze ricururiza mu rusengero. Icyo ndakiguhakaniye. Ricururi uretse ibyo uvuga ndabizi, ibyo uvuga byabaye mpari kandi uri kubihakana. Nyewe ndahakanira wowe kandi babikoze njye mpari. Nanjye nari mpari, nanjye ni mu bantu baguze. Warakoze. Nari ndi mu isoko, nari ndi mu isoko ryo mu rusengero. Abadayimoni bagushuka Manuel, bana bazima ngo wari mu isoko, wavuye mu rugo uri bugure. Itonde ujya kuva mu rugo, uva mu rugo iwawe wajyanye amafaranga ngo ndagura iki niki. Oya amafaranga nari nyafite, ariko iyo bisanzwe ko ntabwo ari ngiye guhaha. Urakabyara rero nuko bakoze isoko ako kanya bakoze aho niho no nanjye rero aho bitandukaniye rero. Umuguzi n'ugurisha bava mu nzu zabo bafite iyo gahunda. Icyo banza cyumve neza. Ndacyumva. Umuguzi n'ugurisha basohoka mu nzu bafite iyo gahunda. Ugurisha ava mu nzu ye n'ibyo agurisha abijyanye aho bigurishirizwa. Ugura ava mu nzu afite gahunda yo kujya kugura iki n'iki. Aho niho mu isoko. Hanyuma rero iryo ni ryo guriro. Uretse sitonde aha ngaha Yesu nawe definition y'isoko cyangwa iguriro se ni iyi. Uretse wumve muri sitonde aha Yesu aba yakoreye ibi nabo bavuga mu ngo zabo. Ahubwo ndaguha itandukaniro ry'isengero zacu ubu ngubu n'ibi Yesu yakoreye aha ngaha. Aba nabo bavuga mu ngo umugurisha azanye ibyari bugurishe mu rusengero, kuko byari byaramenyerewe ko bihagurishirizwa, n'umuguzi nawe akaviwe azi ko ari bugure. Niyo mpamvu bakubiswe. Impamvu twe tudakubitwa Yesu ataza ngo tukubite, ashobora no kuba bakubita mu buryo bw'umwuka. Oya ntabwo umwuka ntuba mu mwemwe, nta nuwo wemera ujya vuga ibyo utazi rero, kubera ko niyo mpamvu bahoramo amakimbirane atarangira. Ibyo ugiye kubona amakimbirane aba mu isoko, aba no mu nzira no mu modoka, aba mu nsengero. Amakimbirane aba mu bantu. Oya Manuel ahubwo dore rero insengero zacu. Ariko ubwo inkoni irenze iyo abakubita hande se badukubitira kugeza ubwo ashyira ubujura bw'ababa bayoboye biba amafaranga akabakubita inkoni bamwe bakaza kugiye kuvanga amakontenti. Kandi waretse tukavuga iguriro abo yakwise no mukazabazana ukwabo. ngaga dukomeze ariko ako karagaciro. Umva ubu ngubu wibagiwe n'umurongo uvuga wenda ngo ibyo urabikora nka kwihorera kutawibutse wenda ngo bari kuvuga
gukengera ko mpanye nawe ariko nzaguhana iyo ari ibyo wavuze byibuze wowe uvuga uti mwebwe azabahana nyuma ariko ntabwo azaduhana kuko twebwe insengero zacu zitandukanye na ruriya yakoreyemo biriya twebwe n'impamvu nakubaje ni ujya na ya televiziyo bitandukanye niho ndi kukubwira umva hambere ariko umanza ngusubiza wajya kandi mbamo n'utuje ubikurikira pe umva ngubwira itandukaniro nabanje kukubwira ko iguriro umuguzi n'umugurisha bava mu nzu zabo bafite iyo gahunda bakajyayo bakahahurira bakagura hariya Yesu barayakoreye biriya nabo bavaga mu ngo zabo umuguzi afite ibyo aragurisha n'ugura yiteguye kugura iryo ni ryo guriro zino nsengero zacu zo nk'uko nakubaje ni wowe wajyanye amafaranga yo kugura uretse aho ngaho ntabwo isobanuye iryo ntabwo ari ryo guriro iguriro ni ahantu bahuriza ibintu kugira ngo ibyo bintu bicuruzwe ntacyo ndacyemeye ni isoko muri make ariko babivana mu ngo zabo bafite iyo gahunda nicyo nakubwiye yego ugurisha n'ugura baza bafite iyo gahunda hanyuma mu rusengero aho wabonye aho muri ADPR wavuze ya televiziyo wavuze na ya matelefone ukatuye tuvuze kimwe ku kindi ya televiziyo uwayizanye n'uwayiguze bavuye mu ngo zabo bafite iyo gahunda ntabwo bari bayifite rekeraho rero ntiwongere kundushya no kunshyushya umutwe n'ubwonko jya wumva vuba wemere vuba ariko icyo nshaka kuvuga hano iki warangije aho ngaho se unongere nkubaze jya ukoresha ijambo gusoza we uvuga ngo wasoje wasoje nta kibazo jya nkwigisha ikinyarwanda bavuga gusoza niba bavuga iyo barimo sawa sasa rero aha rero uretse ntabwo ndasuza kugusubiza sawa mu rusengero niba wibuka neza aho wari uri umwigisha ntuze kuzana amaturo n'ibyacumi ntabwo mbizana umwigisha wigishaga hari ikintu cyari kigenderewe mu nsengero kenshi na kenshi aba ari ukugura ibyuma by'abaririmbyi cyangwa kubaka urusengero kimwe muri ibyo ngibyo yego aho wari uri byanze bikunze ni kimwe muri ibyo ngibyo ibyinshi ngo nibyo gufasha abakene reka tuvuge kuri kimwe oya gufasha abakene bwo ntabwo bigurisha abantu kugira ngo ibigurishwa barabibaha wabaye ute wowe oya barabigurisha byihorere ari ugufasha abakene iyo haje umuceri imyenda barabibaha gutyo niba uravuye mu rusengero niwemera ku rukwavu ruryoha reka nkwemere ko ruzi kwiruka reka nkwemere uravuye mu rusengero uvuga iberamo neza uretse mvuge noneho ibyo gufasha abakene reka mbivuge barabibaha rwose tuze kugaruka hariya ngenda byibuka neza bwagombaga gucya hari bubi cyitwa Noheli umuvugabutumwa sinshaka kumuvuga amazina ye hano yihorere ye n'umudiyakoni niwe wari wayoboye iryo teraniro aravuga ngo ariko ubu ejo ngo umwami Yesu nijoro aza kuvukira mu mitima yacu ngo ariko hari abantu baraza kuba badafite baraba bashonje aravuga ngo none aba bantu ntabwo twabona uburyo tubafasha nabo bakazabona icyo gushyira mu nda abantu bari barango mu rusengero batangira kugira gute gutanga ibintu si byose batangira gutanga ibintu baravuga ati ariko nubwo mutaje mubyiteguye ntabwo habura n'umuntu wenda icyo ufite aba aricyo utanga hanyuma tuze kureba ko twagishakamo icyo twazagura tukakimugezaho abantu rero bafite amafaranga baratanga abari bafite telefone nabo barazitanga n'abari bafite utundi tuntu baradutanga ibitenge bishyashya ibintu biri aho ngaho uwo mwanya ndabikubwiye yahise iteraniro rirangira yaravuze ngo noneho ntabwo twamenye niba akeneye ibitenge nta nubwo twamenye niba akeneye telefone kuko nta nubwo yayirya reka ahubwo tubigurishe abantu mubigure noneho amafaranga tuyafate tuguremo ibyo tuzamushyira byo kurya ibyo byabereye mu rusengero mani none ugashaka kumpakanya bahita babigurisha ikintu cyanambabaje ngo kinakomeye nuko uwo mudiyakoni nyuma y'iteraniro bamubwiye ngo wowe wagiye gushyiraho biriya bintu by'agaturisho ngo twebwe ngo tutabikubwiye ngo ushaka iki bandi abayobozi bamuyobora ikindi cya kabiri bahise bavuga ngo ibyo ndabizi ntabwo ari ibintu byo gupapira n'inyuma ya kamera uzambwira nzakubwira amazina y'abo bantu bahita bavuga ngo yatangaje amafaranga yavuyemo amaze kuyatangaza baba yaravuze ngo aya mafaranga ni menshi ntabwo yose twajya kuyaguramo ngo ibyo tuzafashisha umukene ngo abakene n'iki hagomba kugira n'asigara no ku rusengero ariko kera urumera ko umaze kuvanga bafata ya mafaranga bacamo kabiri nakuretse ngo ukivuge ngira ngo kiragwa muri ariko umaze kuvanga reka wenda kujya guca amafaranga mu kabiri reka wenda garukira aho ngaho ariko reka tugire ariko nshatse kukwereka ko ibyo wita ituro ngo bamuhereza nk'imyaka gute se bayimuhereza imyaka gute oya wowe wavuze imyaka ariko Manuel inshuti yanjye reka tuvuge ku yose ariko biraganisha kukugurisha mu rusengero yes ka tuvuge kugurisha mu rusengero none se ntabwo babigurishije reka tubivuge njye se naguhakana ibyo tukugurisha
Okay, uretse gucyo ushaka kumakanya. Njye nta murongo wa kane mu Okay. ariko ndi kuguha itandukaniro ryabo Yesu yasohoye bacururizamo n'ibibera mu nsengero Abo ngabo barabacuruzi. ndakureka rero wibaze unisubize Ngaho aricyo cyiza ngaho reka noneho ndaza kongera mubaza. umbaze rwose ariko n'ubyo umbaza Ngaho kamanze hari akantu nakubwiye impamvu nuko mba kwihangana birananira kuko baba ariko ugomba kumenya ko ntaragusubiza nk'uko ushaka kumbeshya. ntabwo ndaje kubeshya kuri kamera hano turi kuganira njye nawe ntabwo ndagusubiza nk'ibyo ushaka ntabwo urantegeka ibyo mvuga ngaho nsubiza ibyo ushaka wowe. ntabwo aribyo nshaka ngo ni ibikwiriye by'ukuri banza umbwire ko aka kantu wakumvise ukuri se ko kumenywe nawe njyewe namenye ukuri kwawe ariko ukuri buriya ni kumwe ku isi numbwira nibwo ndamenya ko ari ukuri cyangwa umbeshya ubu nawe kuko nawe uremera ko ibyo uvuga ariko kuri ariko ukuri ni kumwe none ko byabaye dore akantu nakubwiye rero banza wumve iki kintu ukizirikane ngaho mu isoko ubu ni ngombwa kandi mvuga aka kantu ugurisha n'uraza kugura bava mu ngo ariyo gahunda bafite nutasinikara ku kantu uragomba gucanganyikirwa nkuramye itandukano none ibyo Yesu yakoze ntabwo nge nacanganyikirwa ibyo Yesu yakoze nibyo dukora mu nsengero zacu reka nkubwireho bitandukaniye ihangano cyangwa mutima kubwira nacyo bari abantu Yesu yasohoye ubundi binavugwa ko ngo intandaro yabire bajya gutangira kuhacururiza ngo babonye rubanda hari ahantu bajyaga baza rimwe mu mwaka gutamba ibitambo noneho abantu bakava iwabo bazi ibyo gutamba ibyabugenewe byose ibyatambwaga byose niyo bakaza babifite noneho abantu bazi bateke batangiye ariko gukora ikintu cy'ivangirwa biga umushinga batari ko baranaturuka iriya ntawaza azana biriya bintu hano bakabonera hafi tukanunguka bagenzi bo basanga nibyo batangira noneho kujya babigura ubundi gucuruza ijambo gucuruza kugira ngo uzabone umuntu ucuruza ataranguye umuntu ucuruza ataranguye byagorana kubona naho abikura biragoye umucuruzi wese ibyo acuruza byose haba cyakora ashobora no kubyeza burya n'ubyeza nawe aba yarashoye ariko nabyo mu nsengero aho naho humve neza ntawe urangura ntawe ushora twese dushiduka habonetse ikintu bariya bo Yesu yirukanye rero babigize umushinga bakarangura kenshi byari ibitambo n'iziriya numa n'inka n'intama byatambwaga bariya bavunjaga amafaranga nabo ni abantu bazaga gutamba ibitambo ariko bafite amafaranga y'ibindi bihugu bakabavunjira kugira ngo nuko umuvunja arareba ati uzi ko baza bafite amafaranga atavunja ariko ibyo byakorerwaga ikibazo ntabwo uri kukinsubiza neza ndi kukigusubiza wowe ariko kuki ushaka ko ibyo byakorerwaga wize imibare nayo narayize kandi wize kaminuza wabonye iyo umwana ashizeho igisubizo atagaragaje inzira aciyemo agomba kugaragaza inzira kagaragaza inzira rero wishaka ngo igisubizo utazi inzira naciye ariko ndimo kwanga ko biza kuba birebire biraba birebire nyine ukaza gutuma abantu batabyumva barabyumva ntaze no kwibagirwa ntabwo wibagirwa icyo ushaka kugeraho ngaha reka basinga igisubizo cya hafi bariya abantu bo Yesu yirukanye bararanguraga ibiranguzwa byabo bakaza kubicuruza n'umuturage nawe bamaze kubona rubanda bapfa mu rugo nta bitambo bazanye haba bakazana amafaranga azi ngo intamira bihari ndayigura inka ndayisanga hera ndayigura ibyo koko ni ugucuruza abo barabacuruzi ariko ibi uyu munsi musengero wavuze nta muntu uza yiteguye ikintu kiri bubi ahubwo umwigisha arigisha hari gahunda iyi niyo ndakugura ibyo cyakwa ku rusengero nk'uko wavuze ko umuntu agasanga nta mafaranga afite ava ati njyewe iyi telefone yanjye yava mu mufuka w'isima muzubakisha urusengero wa mwigisha akavuga ati none si iyi telefone ko itahinduka itafari ko idahinduka ibati hari umuntu muri we watugura amafaranga yagura ibati aba ari byo tubika ibyo rero ntabwo ari ubucuruzi niki ntabwo ari ukugurisha ni ukugurana icyari gikenewe akaba aricyo kibikwa ariko nibyo muri kera mu Rwanda bakoraga ujyana ibishyimbo mu isoko ugasanga harimo ufite amashaza mukagurana njye nkeneye mu rusengero dukeneye ibati ntabwo dukeneye telefone ariko dukeneye isima ntidukeneye televiziyo wambuje ngo kukubaza mbaza ntacyo ahari ndakwemereye ngo bitaza kugupfubiramo ndabona ushyugumbwa cyane kuko ndumva urimo kumbeshya ntacyo reba nk'ubu ngubu iyo bavuze ngo kugurana nuko ushobora kuzana ibishyimbo kugurana nyine ibyo kurya ni ukugurana ibintu bimwe bimeze kimwe ni ukugura icyo ukeneye ukamba icyo nkeneye yego bimeze kimwe ariko ntabwo ibirayi ukamba amasaka ariko tandukanya kukizana ukavuga ngo iki kintu tugiha agaciro telefone tugiha agaciro k'ibihumbi 20 mwebwe muratanga ngahe hakaza utanga 6 ati ngiye iyi telefone ndayigura 6 wabyumvishije nabyumvise kugeza ubwo haza kuza umuntu utanga menshi muri babandi akatanga amafaranga bakamuha telefone habanza ikitwa guciririkanya
bumvisha icyitwa iguriro. banza usubize bariya bantu ninde Kandi ibyo waranguye bikabera mu Subiza byitwa umuntu waranguye urusengero. ninde waranguye aje gucuruza mu rusengero ninde wavuye mu rugo aje kugura mu rusengero wambwiye ko nawe wigeze kugura nakwaje uva mu rugo uhagurukayo wafashe amafaranga yo kugura ikintu mu rusengero Ntabwo nafashe amafaranga yo kugura, wayagendanye gusa ariko nyagendana ndi guteganya ngo ushobora no guhura n'ikintu mu nzira ukakigura boro mu nzira. ariko boro mu rusengero Ibamo. ntabwo wajyanye amafaranga yo kugura ikintu mu rusengero None- na nyiri ya telefone ntabwo yayiranguye ngo azagurishe mu rusengero umunsi uzabona ibicuruzwa mu rusengero umuntu yabiguza akaza agashyira hariya ati mugure umuntu akajya ava mu rugo iwe aje kugura iryo rizaba ari iguriro Yesu azabakubita abavanemo azazana kiriya kiboko abakubitiremo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano nuko ibyo byabereye mu rusengero. Nimwe byabereye nanjye byabaye impari Ntabwo rero ntabwo naguhakaniye ko ubundi bitabaye. reka nkwereke mu rusengero banza umbwire niki gikwiye gukorerwa mu rusengero. Ikintu cyose kigendanye n'imirimo y'urusengero Akamaro k'urusengero cyemerewe kuberamo. Oya, wowe ugiye kuvuga ngo ni ugusenga kandi gusenga bigira ibindi byinshi bibiherekeza. guterana gusenga ntabwo ari ibintu bakore. Gusenga ni igikorwa. N'ahantu abantu bateranira bagasenga bagasenga cyangwa bakavugisha Imana. oya kutangiye kuzana urukekazi hari nanzura wowe. Okay, naho ngaho noneho nje niko mbizi. None reka ngo ukiri aho ngaho uze ukiri aho ngaho urwo rusengero ni rusenyuka bizagenda gute igikuta kigiye kugwa buretse gushyira mu byo gusenyuka. none se nibibera noneho kugira ngo bakoremo ibyo ngibyo hajemo indi gahunda yindi yo kugurishiriza. iyo gahunda nayo irebana no gusenga kuko nakubwira ibintu bibiri akenshi na kenshi birebana ni ukugura ibyuma by'abaririmbyi cyangwa kubaka urwo rusengero. None bagezemo basanze amabati abiri ari kuva barabyihorera basenge banyagirwa. Ntabwo ari uko byari bimeze, ariko ikibazo cyari gihari ni ikihe kimbwira bashakaga amafaranga yo kugira ngo bashobore kubaka urusengero. none si ibyo mvuze nyine Hanyuma rero sivuze urusengero nyine aho kugira ngo bashakire ku ruhande cyangwa bafate urusengero kubakwa n'iki isoko. Ese ubundi reka nkubaze kuko ibyo bintu nk'uko bitari byateganyijwe da ariko umenye neza ko mu gutumira abasatuzi mu nsengero nicyo kijambo uzanye ucyo ni kizana ibindi nanone n'ibindi ariko bihari. oya tuvuga ku ijambo kugura mu rusengero aho ushaka guhisha kuri kugurishirizamo ntabwo oya iva ngo ijambo kugura abasatuzi uyo n'indi content nanone. Iyo utumiye umusatuzi usatura ikizi umusatuzi ni muntu ukiva ko ari indi content. Iyo utumiye umuntu ngo aze kwigisha yes komerezaho baramubwira bati uze kwigisha ariko intego yacu dufite niyo gukuramo amafaranga. oya niyo kubaka urusengero niyo kubaka urusengero nuvuga ko kuramo amafaranga hariho n'ababyivugiye uraza kubwira umuntu ugenda akajya kuyakura mu mufuka. Hariho n'ababyivugiye uzabibabaza none wowe uzabiganire nabo nge ndahakana kandi nanjye ndabizi wowe abo babyivugiye uzabiganire ariko nanjye ndabizi abasatuzi nta n'ahandi baturutse ni muri ADPR. Iyo terime y'abasatuzi nakubwiye uravanga amakontent amadebo abo basatuzi uzanye noneho ni wowe ubazi. nyemerera iki nituzaganira ku basatuzi reka noneho nivugire iki reka ndeke kuvuga ibyo abasatuzi. Iyo utumiye umuntu ukamujyana muri biro ukamuganiriza ukamubwira ngo gahunda dufite niyo kuvuga ku nyubako oya ntabwo ari kuvuga ku nyubako. Gahunda dufite niyo gushaka amafaranga yo kubaka urusengero. yes ugerageza ibishoboka byose buretse ugerageza ibishoboka byose bari abantu bakuramo amafaranga. imyaka maze mitiro ko kutigeze wigisha na rimwe iyo uvuze kutigeze uyobora iyo uvuze ngo ugerageza wakuramo amafaranga habonye se njya mu mifuka y'abantu gukuramo amafaranga. hanyuma iyo nigishijwe ibiterane byo kwitanga inshuro nyinshi. hanyuma iyo aje akigisha niko kwa kundi kubwira abantu ngo nibitange rero ibyo kubaka urusengero. None se si ibyo si ukuri? Hanyuma akagera naho ababwira kubera ko ibyo se babihakana hagati yo kubaka urusengero kubyigisha ukangurira abantu na leta ubwayo igigira ibintu ikangura abaturage ngo babyumve babibemo bakora ibi n'ibi bazagira imbaraga mu gikorwa iki n'iki. mu itorero nabwo bibamo bagakangura bakaza mwigisha bati kubwira umwigisha ngo dufite igahunda yo kubaka urusengero hano tuzaze kutwigishiriza abakristo ubigishe bitanga ibyo wenda byumvikana ibyo wenda sinanabyanga kandi ijambo rivuga ngo gukuramo amafaranga ureke kurikoresha kuko mva gukuramo urava ko ari ngiye ugenda nkayabakuramo ukoze ururimi mu mufuka kwigisha murebe konveka yitanga ururimi mu mufuka mwizina rya Yesu kubabwira amagambo yo kubareshya ni ukubumvisha igikorwa kigenderewe icyari ibyo nibyo bita gukoza ururimi mu mufuka. oya iyo terime niyo yawe uyihimbye sinana iyo niyo yawe ugira ukoza muri mu mufuka akagenda akariho ko kavugwa kandi jambo n'ubwa mbere kandi ukuri ko kuvugwa. oya Manuel dore inyito ariko nkwereka noneho kugira ngo tugitware neza. Isoko ni ahantu ushobora kugenda ugasanga ibyo ushobora kugura
wabigambira ugiye kubireberayo ugasanga bitondetse wabiteguye ukajya kubireberayo. uyu munsi uramutse uje hano iwanjye sibyo njyewe ntabwo waruje kugura ukajya kubona ukabona ndagiye nzanye ibintu bitandukanye ikize hariya ukabaza umushyitsi wawe ese ibintu wabigura hanyuma nkakubwira ngo ibi bintu wabigura icyo gihe aho ngaho habaye isoko. No, ntabwo ari isoko, ni iguriro. ntabwo ari isoko. Isoko iguriro riba rizwi aho riri, rigira amategeko arigenga, rigira leta, uretse itonde, rigira leta irimenya, ni nayo irishyiraho. Leta niyo ishyiraho isoko, nta muturage ushyiraho isoko ku muryango we, niyo yarese mu minsi mike barivanaho. Isoko rigenwa na leta y'icyo gihugu, niyo yemeza isoko, iranarisoresha, iranarimenya, iranaririnda. nka buriya Yesu ko areba ibintu byose, sibyo? areba ibintu byose, akarebera hose icyarimwe, akareba abantu batekereza, akareba n'ibiki. Buriya iyo muri gukora kiriya gikorwa Yesu aranezerwa. Murimo gukorera ibintu nka biriya aranezerwa. Aho atanezewe ntiwaba murimo guciririka. Aho atanezewe yaranabakubise kiriya kiboko ntabwo cyafashe ubusa. Kandi nakubwiye itandukaniro. None se ko rimwe mwivugira ko muri iki gihe ngo ntabwo Imana ihaniraho, ngo ntabwo ihutiraho, kandi wowe wavuze ko ngo ikubita, ariko wavuze ngo yakubitiye. Oya, mwebwe mubyisha muri Bibiliya ariko mwivuga ngo kera yahitaga ihaniraho, ariko muri iki gihe ntabwo ngo itihaniraho, ngo ibanza ngo kugoragoza. Kera Yesu yarataraza ngo yitangagaragara. Ubu ngubu irebera abantu mu maraso ya Yesu yamenetse. None se wagira ngo abakubitire muri rusengero, nta nubwo yanabakubita kuko nta cyo abafite. Birantagaye bari impamvu biremewe gucururiza mu rusengero, ntabwo byemewe. None kuki mubikora se? Uzajya kurangura akabiza niko nakubwiye, akabiza ariyo gahunda, akarangura amatelefone, amateleviziyo, akabiza nakubwiye. Atabiranguye se akabikuriwe mu rugo, agiye kubigurishiriza ku musengero, agahaguruka gahunda yo kugurisha, natwe tuzamwikubitira. Erega n'ubundi ye umukisuzo nguhaye, n'ubundi ye natwe tuzamwikubitira. Agafana televiziyo mu rugo iwe aje kuyigurisha, natwe banyirago tuzamwikubitira. Reka nkubwire aka kantu, buriya kubera ibyo bintu bihora bikorwa inshuro nyinshi, wari uzi ko abakristo byamaje kubajyamo ko agomba kugenda yiteguye ko ashobora no guhahira ibyo wivugiye, nta nabo byamaze kujyamo. Ahubwo dore arega Manuel, reka nkubwire, kubera ko mu biturage nanjye byari byaramaje kujyamo, wahora kujyana amafaranga utinda ariko waguze inshuro zingahe? Rimwe na rimwe. Oya, muri kiriya gihe cyo ngenda bikubwiye, kandi uko niko kuri kwanjye. Muri kiriya gihe nahoraga mbyiteguye, uteganya kuragura, yitwaza amafaranga. Yesu aba yarakudishe muri gihe yazanye. Buryo aho wagenda ngo baye umuguzi nawe niteguye, kubera ko nzi ko bigunda gukorwa mu rusengero. Nkavuga ngo ko numvishe bavuga ko sima zabaye nkeya, byanga byakunda bazacuruza. Oya, niwe wabyise gucuruza rero, niwe wabyise gucuruza, ariko umva ngo sima zabaye gute? Uvuze ngo sima zabaye nkeya. Ningera imbere nkavuga ni bavandimwe, sima zabaye nkeya, mwampasa. Umuntu avuga ati nge nta sima mfite, ariko iyi nkweto yanjye yavamo isima. Manuel, iyi sima, iyi nkweto wampa amafaranga nagura sima, ko ariyo nkeneye kubaka urusengero, kuko si nkeneye inkweto. Ibyo ntabwo ari ukugura, ni ukugurana. Okay, ibyo wenda ni imyumvire yawe. Reka turindire abaradukurikira. Ni n'uburyo bwo kudefanda, ntabwo ari imyumvire, si no kudefanda iby'amadini wenda byawe. Nge sindi pasori, ariko adini rimbemba, nta niryo nyobora, nta nirimbemba. Ubu ntabwo ndi kurwana ku madini nyadefanda, ariko uri umukozi waryo nubwo batakwemba. Ntabwo ndi umukozi w'idini, urabigaruye kandi. None se ntabwo ndi umukozi w'idini ngewe cyangwa itorero. Uri umuvugabutumwa noneho w'idini? Ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'umuvugabutumwa w'idini, ndi umukozi w'Imana. Okay, cyakoze wowe uvuze ngo umukozi w'Imana nafa kubyemeraho gato. Wowe wipfa byemerewe, kubera ko wowe n'ubundi urakora gusa ntawe uguhemba. Mpembwa n'Imana, ahubwo uzahembwa n'Imana. Amina. Noneho ariko hari abandi bakorera idini, abakozi b'idini cyane, abo rihemba n'abakozi baryo. Okay, byiza cyane. Hanyuma rero aha ngaha bitumye nibaza ikintu gikomeye. Ntekereza kuntu ibintu nabonye bariya mu rusengero, uburyo abantu bazanye ibintu birenze cyangwa se byakuzura n'amamodoka 2 cyangwa 3, baraza babidandaza hariya mu rusengero mo hagati. Bita ntekereza ndavuga ni Yesu koko ko yagize ifuhe. Uti naha yarigize koko. Ndavuga nkaha ngaha kuki ataza ngo yigishe abantu cyangwa agira ifuhe, byibuze yongera abaho ikiboko, byibuze oya wenda bifishe no mu muhanuzi. Umuhanuzi wenda bihanura babwire ko ibyo bari gukora bitemewe. Bona bose bagiye mu mujyi umwe, baracuruje, bafashe amafaranga, imiya bashyize mu bubiko bwabo, barigendera. Numva ngize
ifuhe niweho warigize Numva kandi nawe ujyawe ngize- siribi numva ndababaye cyane vuga ni koko ibi bintu bihora bikorwa kandi noneho n'ibikorwa rimwe n'ibikorwa kabiri n'ibikorwa gatatu bigora bikorwa buri gihe ndavuga rero byanga bikunda ibi bintu nzabibaza umuvugabutumwa nzashaka ko nzabibaza uwo wenda nzabona yapfa kubisobanuriraho nkumva nabyumva ariko urabisobanurira ko simbyumvishije nta nubwo mbyemeye numvisha urimo kugenda umbeshya kubera ko hari uruhande ukomeza gukoresha ijambo kubeshya turafunga kamera turekeraho nidushake tuyifunge njye ntabwo mbeshya sinjya mbeshya n'ubusanzwe mu buzima uri guhengamira ku ruhande rw'idini ndi ntabwo guhengamira ku kuri ukuri biriya ntabwo ari ukugurisha kuko ugurisha n'urangura akazi afite gahunda yo kugurisha hanyuma ikindi ugura nuza afite gahunda yo kugura nk'uko ujya mu isoko ugiye kugura ikintu icya gatatu isoko rigenwa leta ntabwo rigenwa n'itorero cyakoze uzi gusubiza pe uzi gusubiza mva mu rwego yangu isoko ku isi hose nta muturage ugena isoko nta rusengero rugena isoko nta torero rigena isoko rishyirwaho na leta ririya si iguriro riba ari iguriro leta yarishinga ikarimenya igashyiraho abasekirite bo kurinda cyangwa izindi nzego z'umutekano ikanarisoresha ikariha n'amategeko ikagena n'uko bigendwa icyabaye muri ya myenda barunze ngo byuze amamodoka wavuze ni uko habonetse imyenda ariko hakenewe isima habonetse televiziyo hashakwaga gitari habonetse telefone hashakwaga ferabeto baguranamo rero bati umuntu ufite ubushobozi naza amafaranga yagura ferabeto atwara ibintu biri aha ngaha biriya rero impamvu Yesu atanarakaye atanababaye nta n'umuhanuzi wabihanuye nta n'ikibazo cyabaye ni uko Yesu ayabonye ko atari bibi kuko nta muntu wavuye iwe aje kugura nta muntu wavuye iwe aje kugurisha nakubwiye ngo umunsi umuntu yazanye imyenda agahaguruka iwe afite gahunda yo kuyigurishiriza mu rusengero natwe ba nyirago tuzamwikubitira icyakora numvishije uwo wakwigisha ngo atange amafaranga mu rusengero ntabwo ngo yazuyaza nawe wigize kuyatanga nigishije hanese ntuzi ko wamujije nyine urimo mu mufuka wambabarire waba rubeshya rute waba rufite metero hanyuma reka nkubaze akabazo ka nyuma hanyuma dusoze kino kiganiro nta kibazo rwose wenda abadukurikiye bazatumara impaka aba bazaza baca impaka batugira imbazi bandike comment ese koko muremeranya Emmanuel ko tuba twahahinduye iguriro muremeranya nanjye ko atari iguriro ahubwo ari ukuguranamo igikenewe muzamarize impaka zanjye na Emmanuel ubwo bazajya muri comment batwandikire noneho ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza wowe ubona se nyuma wenda yo kubivuganye bikubwiye nk'ukuntu mbibona nkubwiye n'ukuntu Bibiliya bivuga n'ukuntu Yesu yabikoze n'iki ubona bitari bikwiye ko ibi bintu byakagombye kujyanwa mu nzu zo hanze y'urusengero kuko zirahari cyangwa se bikajyanwa mu kibuga hanze abantu bakagenda bakajya gucururiza hanze nk'uko ahantu runaka nabonye nabo babikora icyo ntemeranya nawe n'ijambo gucuruza na n'ubu ukivuga ariko icyo uvuze cyo nacyemera kuba byajya mu nzu zindi z'urusengero abakeneye kubigurana cyangwa hanze mu kibuga ariko gucuruza n'icyo jambo ntari kwemera ko hacuruza waranguye ariko ibaze kubona ataranguye wese aba afite ikosa ibaze kubona babandi hajemo abatari abakristo babandi iyo mvuze abatari abakristo ni babandi atarayoboke biryo torero we yavuga ngo atarabizerwa ko kwizerwa ni ijambo rirerire ushobora kutizerwa mu batabatijwe ngo bavuke batarabayoboke biryo torero turimo bari kuvuga tekereza babandi batarabayoke biryo torero nabo bashaha ukabona barimo barapiganirwa za telefone wenda icyo nakirangije nakivuyeho ariko icyo nakwemeranya nawe buriya hari idini nakunze byajyanwa mu yindi nzu hari imikorere y'idini nabonye ahantu wenda uzanabibabwire baba bafitemo za kamera mwe imbere mu ntuza ubu n'iwacu zirahari n'ubu kamera nyinshi n'ubu zirahari noneho barangiza iteraniro y'amasede bahita bayagurisha ariko icyo nakunze ntabwo bayagurishiriza mu rusengero mwe imbere bahita bayajyana hanze bafite ahantu hanze haba hari ameza n'umuntu nanjye gitoro narize kurijyamo noneho bakagurishirizaho ukaza ukabaza uti se sede iragura ngahe ukavuga bati naya ukabaha amafaranga bakakugarurira cyangwa bakajya kuvunjisha bakaza bakakugarura byose bikagurirwa iyo hanze icyo cyo ndacyemera rwo turakyemeranyije ko aricyo cyari gikwiriye icyo nicyo cyari gikwiriye ndemera ko aricyo cyari gikwiriye icyo ndacyemera rwose kuko bikorewe hanze mu yandi mazu y'urusengero mu bindi byumba icyo rwose nicyo cyari gikwiriye ndagushimiye cyane ndanjye ndagushimiye kandi ndizera ko twaganira neza nubwo aribyo twagiye twumvikana si ngombwa ko twumvikana ariko ngiye ngomba kukubaza nta kundi kuko ibyo mba nkubaza hari n'abandi bantu tuba twarabiganire nabo cyane n'abandi babyibaza rwose none nkavuga ariko nzabiganire wenda n'umuntu umwe wo mu rusengero cyane nzumve nawe ibitekerezo bye rero ndagushimiye kubera ko tuganiriye neza kandi
nta bipfunsi twateranye cyangwa cyangwa twanabikora, ntabwo twaterana iby'umunwa gusa, wenda impaka kandi zireba impaka zijya zivamo ikintu. Aha nta kibazo. Nanjye ndagushimiye, wakoze, iyo tuganira nanjye birandyohera, mbona ko ubuze ibintu byinshi, ibintu uba warasomye, ndi kuvuga Bibiliya mu Kigereki umuntu yitwa karakano narakabitse cyane. Okay, byiza cyane rero, reka ngushimire, ariko nongere nibutse abantu ko bakwiriye kuzajya n'ubundi bajya kuri za channel zacu zitandukanye, kubera ko bino biganiro bitambuka kuri Zirazirita TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo TV, ariko tubabwire ko hari n'indi chaîne yindi cyangwa iyindi channel yindi yigisha ibintu byo gucuranga, kandi tuba dukeneye ko n'abantu bamenya gucuranga bakajya banacuranga no mu rusengero, bagacurangira Imana, bagacuranga ariko no hanze y'urusengero bakajya gushaka amafaranga, kuko n'ibintu nabyo byabaye akazi kandi amafaranga nayo abakenewe. Aho rero bajye no kureba Matox, bajye kureba n'ubundi umuziki, ibyigisho byatambuka by'uburyo twigisha gucuranga gitari. Ndagushimiye rero, reka ngusabire umugisha w'Imana, mvuge nk'Imana ikomeze ikumera umugisha. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha. Ukomeza kugubwa neza. Amen. Ubwo naho ubutaha. Naho ubutaha. Hasta la vista. Yes.